uyu munsi imvura yaguye, murabona ko murabizi neza yuko imvura yazindutse yabaye nyinshi, umva twese yatubujije kujya ku kazi. Mbega umunsi, mbega igitondo we, kugira ngo nta muntu itigeze inyagira. Umva yaguye, mbese umuntu buri umwe wese yaprolonge ku miryamire, n'uwazinduka umenya noneho yaprofise arazinduka, yadutengushye cyo kora. Nubwo n'ubundi twishimiye yuko yaguye tukabasha guprofita wenda tukaryama, ariko nanone yadutengushye pe. Dore ubu ngubu bamwe nibwo bagitangira no kuza mu kazi, nibwo tugitangira imirimo. Mbega umunsi, ariko kugira ngo ijye igwa mu gitondo byarutwa ko yajya inagwa nimugoroba pe. Rero wowe ngira ngo ubu ngubu simpamya neza yuko, ngira ngo hariho n'abungubu bakitegura bashaka kuba bajya mu kazi amasaha, n'abanyeshuri bagiye mu kazi, bagiye ku ishuri saa 2:30, saa 2 gutyo yahise, ngira ngo mu ma saa 1:30. Rero niba wumva ko yahise nka saa 1:30, urumva kujya mu kazi byari nka saa 2. Byari bimeze nabi pe, byari biteye ubwoba, byari birenze. Iriya mvura njyewe ahubwo nari nzi yuko pe, numvaga ntari bujya no mu kazi, iri bukomeze igwa nkahita ntangira off, kandi nari nyivuyemo. Mwebwe mwabibonye mutese? Abo imvura yabujije kujya mu kazi namwe mwihangane, ntawakuviba ntawakurenganya kuko ntawe utabibonye pe. Byari birenze, ntawakwirirwa kurenganya ko utagiye mu kazi, imvura ntaho itageze. Simpamya ko ntaho itageze, se hari uwaba atayibonye? Ntawakurenganya. Ariko ahandi muraho murakomeye, mwari mumeze neza abafana banjye, ndabazirikana cyane. Ubu mbatekerezaho umunsi ku wundi. Ubu ngubu niyo mpamvu mba naje kugira ngo dusangire ibitekerezo, twifurizanye umunsi mwiza, kubera ko imvura nubwo twari tumaze iminsi tutayibona hashyushye, ariko ubu hari hakonje nyine. Hamaze iminsi hari icyokere, ubushyuhe ari bwose, hashyushye ku buryo hahandi ushobora wumva gushaka kuba wakuramo n'imyenda. Nijoro rero kuryama kugira ngo wiyoroze, umva byari bikomeye, byabaga bikaze. Ariko nanone imvura yakoze umuti. Ubu ngubu icyokere cyagabanutse, kwifubika ubu ngubu amakote turayafasha hasi. Abageze mu kazi namwe mbifurije kugira umunsi mwiza.